Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Banje kubasuhuza mwese aho muherereye. Ndizera ko mukomeje kugira umunsi mwiza. Icyo hano kuri Storyteller tubifuriza ni ukugira ibyishimo, umutekano ndetse n'amahoro aturuka ku Mana. Ese wigeze urota gutangira ubuzima bushya nko muri Canada ariko kumva bitashoboka kubera ko sometime nta job offer ufite cyangwa ukaba wumva ibyo usabwa ari ibintu bihambaye? Ntugire ikibazo. Uyu munsi ndi hano kugira ngo nkubwire amahirwe akomeye yo kwimukira muri Saskatchewan, imwe mu ntara muri Canada zifatirwaho urugero mu guha ikaze abimukira benshi. Ahantu ndi bwibandeho cyane muri no video ndi bukubwire uburyo wakwimukira muri Saskatchewan utabanje kugira job offer. Kuri mwe muhangayikishwa na job offer, hano ntago ari ikibazo. Nibyo rwose kandi birashoboka. Ndaje nkwereka uko wabigenza. Iyi video irarangira umenye impamvu iyi gahunda ikunzwe cyane. Wowe nkurikiye kano kanya, reka nkubwire ngo igihe cyawe cyo gufata icyemezo ni iki ngiki. Saskatchewan si intara gusa, ahubwo ni amahirwe adasanzwe. Mu mezi abiri ashize nibwo nateye akajisho mbona abarenga 6,000 bamaze guhabwa ubutumire bwo kwinjira muri no gahunda, Saskatchewan Province Nominees Program, CINP. Kubera ko gusa iyi ntara itanga gahunda ziri open cyangwa amahirwe menshi, ahubwo nuko umukozi w'inzobere nkawe cyangwa se ufite experience ukenewe cyane hano muri iyi ntara. Reka nkubwire impamvu Saskatchewan ari ahantu ukwiriye gutangira ubuzima bushyashya. Ndi bukubwire incamake y'ibyiza byaho ndetse n'impamvu iyi gahunda ya CINP, Saskatchewan Province Nominees Program, iruta izindi program. Impamvu ya mbere nuko kuri wowe ukeneye gukoresha ino program ntukenera kuba ufite akazi cyangwa se job offer guturuka muri Canada kugira ngo ushobore kuyisaba. Iya kabiri, wemerewe gukoresha ino program cyangwa se ano mahirwe nawe urayafite nubwo waba ufite imyaka igera kuri 50. Icyo ukeneye gusa nuko ufite umwaka umwe w'uburambe ku kazi wifuza kujya gukora muri Canada. Ku kijyanye n'ururimi rw'icyongereza, hano naho biroroshye. Kuba ufite CLB4 muri IELTS, aya mahirwe na yawe rwose. Gushyira application yawe muri Expression of Interest ku rubuga rwabo n'ubuntu. Wowe uzishyura nyuma ari uko umaje kubona ubutumire bwo gusaba. Uzishyura amadolari 350 y'amanyakanada yonyine, kandi nabwo ukazishyura nyuma ari uko umaje kubona ubutumire bwo gusaba. Inkuru ishimishije nakubwira kano kanya nuko mu bihe byashize hari abahawe ubutumire bafite amanota make, urugero nka 65 gusa. Ibi bivuze ko amahirwe yawe yo guhabwa buno butumire ari hejuru cyane kurusha mbere hose. Iyi gahunda iri muri gahunda zoroshye abantu benshi bakunze gukoresha, kuko Saskatchewan ikoresha uburyo bwo gutanga amanota, aho busabwa kugera ku manota byibuze 60 mu manota 110 kugira ngo wemerwe kuba wahabwa ubutumire. Nimukomeza kubisaba muri benshi, nzabakora video isobanura mu buryo burambuye uko wabara amanota yawe. Mubwire nuko wakongera amahirwe yawe yo gutsinda. Muri iyi program ya CINP hari inzira ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni Express Entry Stream. Iyi isaba ibintu byinshi. Urugero, harimo aho bagusaba CLB7 muri IELTS ndetse no kuba wemerewe ku rubuga rwa Canada Express Interpol. Iyi iri complicated somehow. Iya kabiri ari nayo nagushishikariza kwibandaho cyane ni Occupation in Demand Stream. Iyi ngiyi ni irimo change zikureba wowe ukurikiranye no video, kuko ifite ibisabwa bike kandi ntikeneye kuba ufite akazi ko muri Canada. Nanone ino option ya kabiri ni nziza ku bantu badashobora kubona Express Entry. Uyu munsi turi bwibande kuri Occupation in Demand Stream kuko ari ifite za change nakubwiye zagufasha kubona uburenganzira bwo gutura muri Canada bitagusabye kuba ufite amanota
menshi cyangwa ari hejuru, ndetse ibizamini usabwa biba byoroheje ugereranyije n'izindi programs. Hari abantu bemerewe kuba bakora application zabo kuri occupation in demand stream. Ese ni bande? Iyi gahunda yateguriwe umuntu wese ufite ubumenyi mu mirimo ikenewe cyane cyane muri Saskatchewan. Urugero, abakozi mu by'ikoranabuhanga n'ubwubatsi, abacuruzi n'abakozi bo mu nganda, abaganga b'inzobere n'abaforomo, abashoferi b'amakamyo ndetse n'amaforklift, abakozi bita ku bantu aribo bakunze kwitwa caretakers, ndetse n'izindi position uzagenda uhasanga bitewe n'igihe uzasurira ino website. Niba ukora akazi kamwe mvuze aho hejuru cyangwa ukaba ufite ubumenyi bwihariye, iyi gahunda ishobora kukubera ticket yo kukwerekeza muri Canada. Reka nkubwire ibintu ukeneye kugira ngo wemererwe kuba wakora application muri no program. Icya mbere ni ikijyanye na education, uburezi. Ugomba kuba ufite byibuze impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, ndetse ugakora icyo bita ECI, Education Credential Assessment, niba warize hanze ya Canada. Icya kabiri ni ikijyanye n'ubumenyi bw'ururimi. Ugomba kugira CLB4 muri IELTS cyangwa ikindi cyayisimbura kijya kumera nkayo. Hari akazi uba wabonye nko muri Canada kakaba kagukurura. Ka kazi ushaka gusaba ugomba kuba ufitemo byibuze uburambe bw'umwaka umwe cyangwa se akandi kazi gafitanye isano n'ubumenyi bwawe. Ikindi kintu usabwa ni ukugaragaza amafaranga yo gutangira ubuzima. Ugomba kugaragaza ko ufite ubushobozi bwo gutunga umuryango wawe mu gihe ugeze muri Canada. Hano ndi bukubwire uko angana. Urugero, umuntu umwe agomba kugira byibuze hagati y'amadolari 13,000 y'amanyakanada, mu gihe umuryango w'abantu 4 usabwa byibuze amadolari 24,000 by'amafaranga akoreshwa muri Canada. Aya mafaranga nkubwiye agomba kuba ari kuri konti yawe mu gihe cy'amezi 3 mbere yuko ukora application yawe. Intambwe ya mbere y'uru rugendo ni ugukora application yawe kuri Expression of Interest EOI ku rubuga rwa CINP. Iyo profile yawe irangiye, winjizwa mu buryo bwo kuzatoranywa, aho utegereza ubutumire bwo gusaba Invitation to Apply ITA. Hano iyo umaze guhabwa Invitation to Apply, utanga ibyangombwa byose birimo recommendation letter, amabaruwa agaragaza aho wagiye ukora, icyemezo cy'amafaranga ufite kuri konti, bank statement, ndetse n'amacertificate agaragaza level yawe y'ururimi. Iyo wabaye selected, intara ya Saskatchewan iguha icyemezo cya nominees certificate. Iki cyemezo kiguha amahirwe akomeye yo gutoranywa mu buryo bwa Canadians Immigration System. Ku rundi ruhande, niba wemerewe expression entry, iki cyemezo kikongera amanota 600. Iyo ufite amanota angana gutya, bituma uhabwa ubutumire bwo kuba wasaba uburenganzira bwo gutura burundu mu gihugu cya Canada. Iyi gahunda ya Saskatchewan Occupation in Demand Stream ni amahirwe adasanzwe, cyane cyane ku bantu bafite ubumenyi bakaba bifuza kubakira ejo hazaza mu gihugu cya Canada. Kwikorera application zanyu bitabatwaye amafaranga menshi cyangwa se bitabasabye kujya mu ma agencies ni ibintu mumaje kumenyera cyane. Ino programs nayo ushobora kubyikorera ku giti cyawe. Any challenge wagira ukaba wabaza muri comment section, ukanyandikira nkakugayidinga akantu ku kandi, cyangwa ukanyandikira kuri email yanjye ngabire@gmail.com. N'uburyo bwihariye bwo gufasha abantu burahari, iyo ugiye muri channel description ububonamo. Aya makuru nguhaye uyu munsi niba kugiriye akamaro, bivuze ko hari n'abandi benshi cyane yagirira akamaro. Igihe uruhare mu kuyasangiza inshuti, umuryango, abavandimwe uzi neza kuba bakeneye amakuru nk'aya ngaya. Wenda wowe bishobora kutakorohera kwibasobanurira neza 100%, ariko ushobora kubaha link kuri WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook n'ahandi, nabo bakaba babyaza umusaruro amakuru nk'aya ngaya. Reka mbashimire mbikuye ku mutima kuba mwemeye kubana natwe akanya kangana gutya. Ntago biba byoroshye. Mbifurije amahirwe muri uru rugendo mu mishinga yanyu yose mukora mugamije kubaka ejo hazaza heza. Mu kwa gatandatu k'uyu mwaka ndashaka kwakira izindi call nyinshi
zimpamagara ziri Saskatchewan dusangiza abandi uko ubuzima bwifashe live. Ndifuza ko nawe waba umwe muri abo ngabo. Murakoze, mugire umunsi mwiza.